nibyo. Mana ntuhore ntiwirengagize. Amen. Niyo twarekeraho. Imana yacu ntiyirengagize ko urara udasinziriye. Imana yacu ntiyirengagize ko uhangayikishijwe n'umugabo. Imana yacu nticeceke itaradukemurira ibibazo. Shyiraho ibiganza. Tweze udutunganye Mana. Yego Data. Umve gusenga kwacu no mugoroba. Ngeze muri uru rugo banyakiriye, ariko kandi banyakirije n'ikibazo. Ikibazo cy'umutware w'uru rugo. Ndagowe. Iyo umutware mwami ndarushye abaye mubi kandi ari we uyoboye, ibintu byose biba bibi. Garura umutima w'umutware w'uyu mujakazi wawe. Wibuke uko yagutakambiye, wibuke uko yakuririye, amajoro narayimwa, wibuke sinatereye ibibaya, wibuke abo yagaburiye, wibuke abo yambitse, maze uze muri uru rugo utanga agakiza gashyitse. Imbaraga zibarwanya kugira ngo urugo rutaba rwiza, natwe turazirwanyije, tuzirukanye muri uru rugo. Turagutumiye Mana, turagutumiye Data, ngo uze wigaragaze, uze utubere Imana, uze utubere umuvugizi. Uhagere Data. Ijambo ryawe riravuze ngo ntuceceke iby'uru rugo bidakemutse, ntuceceke cyangwa ngo utuze, kuko byose ubishoboye. Yego. Ngiye kuva aha ngaha ubane nanjye, babone imirimo n'ibitangaza by'uko havuye umukozi wawe, ubuzima butangire guhinduka, imitekerereze itangire guhinduka, abana batangire guhinduka, umutwaro atangire guhinduka, bizinesi bakora itangire guhinduka neza, kubera ko wabasuye. Icyubahiro ni icyawe, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Buriya koza hano biramfasha. Yego, biramfasha cyane, mba numva nduhutse, mba nabuze nonganiriza. Maze nawe ujye usengera muri Zaburi ya 91. Ujye uyisengeramo n'ubutsinzi, kandi nzi ko mu gihe gikwiye uzavuga gukomera kw'Imana. Ni ukuri urakoze cyane, kandi ndizera ko Imana yumva gusenga. Irabyumva rwose. Reka ntahe rero. Uratashye? Utashye se n'abana batagusuhuje? Yewe reka nihute, ubwo babaye kambere mama mwabazanye kare. Okay, nta kibazo, ubwo tuzaza no kugusura. Umutwara atahasaye ngahe se? Yewe aho kumbabarira, urumva nakoze ko ugiye gutaha hakiri kare. Agusanze hano uturi mu byo gusenga. Arabyanga? Yewe Imana izamuha twarusohokanamo. Mpereze Bibiliya. Gira utahe rero, urakoze kutagira ubwenge muri ibi bintu. Ntacyo biba bimaze. Imana se ko ari itanga ubwenge. Dore wageze mu rugo ntambwe ihari. no kumukubita ungena agakubita. Tugiye kuryama, dore wageze mu rugo, dore ngo hariya kuryama. Reba neza, dore ni hano ni mu rugo, reba ntabwo tukiri mu kabari. Reka mbabwire ubundi wavuga ugenda ko twari turi kumwe. Ntabwo tuguhemukiye kandi tugucyuye. None se ngewe kanabwiza ukuri,
muranyuriza saa cyenda nibwo umugore atangira mbese urashaka kurara mu kabari urashaka kurara mu kabari reka dusubireyo oya mani nawe reka ikintu dupfa rero dusangiye gutaha ari ikibazo mani ntabwo tuzongera gusangira nawe twasangiye iki buri gihe buri ntabwo gihe ndi kukumenya wowe ahubwo ndabizi n'ubundi iyo umenya twari kuba turi kugenda tugenda mba nkubwire aya masaha nibwo umugore wanjye atangira gusenga saa cyenda z'ijoro yambwiye ko atize none ari kuvuga ahubwo ni byiza dutahe agenda gusengera mbere n'ubundi uretse mani tubanze twumvikane nawe nukomeza kumuhatana ngo ntabwo twumvikana jya murashaka iki inzoga gusa inzoga hagarara kugura mbese ubundi urakwihorere hagaragara yego none urashaka iki tubanze twumvikane sibyo mani utazatuma n'umuntu yanga kugurira ubutaha rega nkubwize ukuri umugore yarampaye sibyo ndi umusinzi ndi wa mugabo udahaha abana sijya ubagurira umugati ntabwo mbahirihirira ndimbwa mu rugo ndimbwa mani ishimwe uranabizi ubwo se ni seve waduhaga ngo tugushime uri umusinzi uri imbwa niba uri imbwa rero dutahe n'uburyo ujye kuryama kuba ndi inshuti yawe se bingira imbwa ngewe bamwe baravuga ngo nyereka inshuti yawe nkubwire icyo uri cyo inzama nubwo yasinze ubwo atangiye kudutuka mani kare kure kwanjye urumva ukuntu ushaka kudutuka kare twari tukugiriye neza kugira ngo dutahe mbabwize ukuri njyewe sibyo njyewe n'ubundi mureke nipfuye tuvuge ariko tugenda ntacyo turebe iyo mundekeye nari ndi muri kunyura ngo bigende none se uri umuntu w'umugabo ufite urugo njye ntabwo menyereye kurara mu rugo ntabwo inshuti yacu ndi n'inturo ngende inturo tugusubize mu kabari umeze gutya njye mu mwijima amaso yanjye ameze nk'ay'ipusi munsi y'igitanda bandeba uba utoroshe mbese umeze nk'umutere none se urashaka ngo tugufashe iki twebwe turagucyuye rero umugore wawe tukuzanye iwanyu tugiye n'umugore wawe niba ukubona wenyine ariko reka mbabwize ukuri muramemukira washaka ko tugusiga wenyine ngo ugwe muri rigori nicyo ushaka rigori none se urakomeza zo mu kabari ni ubwa mbere ushaka ko urakomeza zo mu kabari mbese ndanseba njyewe nseba niko bababeshye warabimenyereye noneho njyewe ariko nawe twasangiye ndabizi niba ushaka ubutanzakugurira sibyo nk'ubu ni saa cyenda urumva hari diru njye hari icyana nyine wowe ufite umugore rego uracyafite stress z'abagore mwatumye mubukana ahubwo mwadutinza murashaka iki mwebwe turakuzanye mu rugo rwawe uri umuntu w'umupapa dushaka kujya kuryama reka twageze mu rugo n'ejo inzoga tuzongera tuzinywe ariko uri kumva ndi umuntu w'umugabo ku buryo wanyita umupapa ufite umugore se wenda uri umugabo n'abagore niko ari abagabo hari akandi karengaho umugabo iki umugabo wenda ikirenze ufite n'abana kandi twebwe ntabwo dufite uzi umugisha kugira umugore we ihanganira n'ubundi umugore yagushatse akuzi tugucyure sibyo ugenda uryama uruhuke ejo tuzongera tunywa uramubwire mu kabari iyo ndiyo abantu ibintu uryame mu gitondo ariko abaturanyi banjye bose ko ncaho bakampema baraguhema ko urara mu kabari uzi ugiye ugasinda ugataha iwawe ubundi wazongera inzoga dusubireyo tubabwiye ko natashye noneho tuzabibabwira ejo mu gitondo ejo neza tuzahita tubibabwira nawe mugende nageze ntari mwigendere tugende umurekura ariko turebe nimba ari bwigeze ntabwo ari bushobore kugenda ndabizi aragwa ndagenda ariko buretse kimbiya genda mbese ko uhagaze mugore mucyara
Ni karibu sheri. Karibu. Ngwino mu nzu urabona butije. Va mu mbeho. Kambeho mfite. Amaraso aba yashyushye kubera intesite y'amarwa harimo muri alcohol habamo ibintu bituma amaraso ashyuha. Shanga basi injira ngenda mva nkonje. Ngwino. Ndumva njye nakonje ngwino ugira. Ntabwo nshaka kwinjira. None ise urashaka kuguma hano nziza kubera iki? Sibo bamnyuye se yewe nishakaga gutaha nanga kugukangura. Bandise nyine wowe nta kibazo injira nyine ujye kuryama. Burije dore wanakonje. Banguka ngangwino. Mva nkubwire. Ndeko. Kusi. Dore nanjye mbeho yanyishe basi ngo nabishe. Mbeho niba yakwishira ni kuba yazugufanta bwanyu muba munywaye. Ntabwo ngewe ibyo ngibyo bindeba. Ibyo nta kibazo shiri basi reka mubwire. Ndabizi ibyo ngibyo bizashira injira. Sibyo? Ibiki bizashira? Uko ukuntu umeze. Inzoga zizashira? Uya ndi kuvuga wowe uzahinduka. Nzahinduka. Uzahinduka umugabo mwiza ndabyizeye. Nzahindurwa n'iki? N'Imana. Inzoga ntanabishaka. Oya. Nuko pasiteri we yakubeshye ngo umugabo wawe Ntabwo pasiteri abeshya ubwo hakonje. ngambwira ikintu ku rusengero mugira kiryoshye kurusha inzoga. Oh, man. Shiri. Nta kintu gishobora kuryoha kuruta kumva ijambo ry'Imana. Nta n'ikintu gishobora kuryoha kuruta gukorera Imana, kuririmba indirimbo mva. Ariko ubundi kankubaza. Ubundi ubu ngubu ko nta kintu mumariye mbizi ndi umuntu hano umeze nk'imbwa kuki umvugisha neza kandi nta kintu umaze. Ubundi ubwo nta kintu nkinga. Uri umugabo wanjye sibyo? Umugabo wawe se ngewe hari inshingano z'ubugabo, hari ikintu nkora hano cyerekana ko ndi umugabo. Ndahaha se ariko ukomeza unyereka urukundo uba wanshiye se cyangwa? Oya, uri umugabo wanjye twarasezeranye ndagukunda urabizi turakundana. Nizere ko wamaze gusenga ariko. Oya nibwo nanjye gusenga. Nganyumvira ngenda gusenga ndi hano ubundi kunsakureza. Ntabwo basi ndagusakuriza ijoro nyine inzira uryame njye ndavuga gake. Nongera gusenga shongere kumvuga. Ntabwo ujye usenga wenda uvuge ngo Mana ufashe umugabo wawe ariko izina ryanjye sukaneza Imana. Ngango nyine nta kibazo. Sibyo ntabwo nongera. Shiri ubaye iki? Gusa ko ubaye iki? Mbwira ubaye iki nyine? Nari mpfuye. Pfuye? Wishwe n'iki? Hari ikintu se kiri hano? Inzozi. Inzozi? Ndose inzozi. Urumva? Nari ndimo kugenda niviriye kwinywera mvuye ku kabari. Ubwo ndagenda nkandagira ahantu mbona hasa nkaho hariho itapi ihita itebera manuka mu rwobo amaguru agira gutya urwobo runini ngezemo hagati ndeba hasi mbona ikigabo gishinyitse gifite amahembe kiri kumbwira ngo ngwino mwana wanjye ngo warankoreye ngo ngwino ndareba hejuru ndebye hejuru mbona undi wambaye imyenda y'umweru ngo nawe ari gushaka konza noneho ngende njye ku ruhande mbona inzoka ubu urimo izira gutya ngira ubwoba ndabyuka ushiringa ihangane basi sibyo humura nyine n'inzozi sibyo nuko abantu bapfa we oya ahubwo reka nkubwire Imana iri gushaka kugukura muri byawe reba ntabwo wakabaye uri muri salo n'umuntu w'umugabo waguye mu cyobo ni Satani wakwakiriye ariko wari kukurembuza ni Imana bishatse kuvuga ngo iri gushaka kugukura muri bino byawe urimo
ahubwo wowe iragukeneye. nsengera noneho dore ko nigenje noneho uba ndahamutse mbonye yuko we gupfa ni akanya gatoya we. Musengere. nsengera nyine musengere. ninjye ubivuze ndabizi sheri ni ubwa mbere byinshi mbivuga ngo nsengere. noneho mu gitondo uzanjyane gusenga ntabwo nzongera gusigara ahangaha njyewe n'inzoga ndaziretse ahubwo njyewe ejo uzanjyane gusenga. ntacyo reka musengere ariko tuzahita tujyana nawe no ku cyumweru tujye gusenga pasiteri akurambikaho ibiganza agusengere nawe agusobanurire n'izo nzozi sibyo? yego rwose. humura ngo ariko dusenge. Uwiteka nyagora ku ngoma Imana ndagushimiye kandi ndaguhimbaje kuko uri Imana y'igitangaza. wongeye kwibuka urugo rwanjye ndagushimiye data wari warabimbwiye ariko data mbonye ukuboko kwawe mbonye kuri Imana ivuga ndetse igasohoza uhabwa icyubahiro. data rero nshize umuja wawe mu biganza umurinde kandi umufashe muri runo rugendo ntabwo rworoshye ariko Mana umumurikire kuko ari wowe wamushatse ndetse niwe washatse kwibiba uhabwa icyubahiro. ndakwinginze rero data nyagora ku ngoma ugendane nawe muri byose udushyigikire mu rukundo rwacu Mana usakaze urukundo mu rugo rwacu umunezero ndetse n'ibyishimo ndetse naho ubona tugiye kuteshuka uduhe imbaraga ndetse udushyiraho abarinzi bawe. urakoze Yesu, urakoze kuri Imana nzima, urakoze kuri wumva gusenga kwacu. amen. urumva umeze neza? yego ngo tujye ku cyangwa tugende mu cyumba. ngo tujye mu cyumba. Kuya ngwino nta kibazo. turi n'amavide waranye n'amavide sheri. ntabwo bizongera. Haleluya. 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 Ndashima Imana cyane. Mumperukanye inkunda kuza hano nyenyine ntazanye n'umutware wanjye ariko aka kanya turi kumwe mu nzu y'Imana. ni ibintu byo gushimira Imana ndabyishimiye cyane. ndetse nkanashimira bamwe mu bamfashije kumusengera akaba yabashije guhinduka. murabizi si byinshi narondogora ngo mvuge ibyiwe murabyizi n'ibyanjye murabizi turirirwana buri munsi ariko ndashima Imana koko ari ahangaha. sinavuga byinshi ntabwo navuga byinshi cyane nawe reka muhakanya agira ikintu atubwira. amena amena nitwa Gisha ari njyewe umugabo w'uyu nguyu. ubusanzwe njyewe nkunda kuvuga wenda nuko ari ubwa mbere nje mu rusengero ariko usanga nko mu kabari ari njyewe uri kuvuga njyenyine mbese nari naragizwe imbata n'inzoga. anywa inzoga nkataha nijoro ubundi bukankeraho bagakoropa akabari nkamanika amaguru. haleluya. umugore wanjye rero yari yagowe niwe wahahaga mbese muri make wenda nuko turi mu rusengero nari umugabo udafite icyo amaze ariko inzira z'Imana ni nyinshi. haleluya. nagize inzozi Imana iranyiyereka inyereka yuko narindi mu buyobe wenda ni amasengesho yanyu. mbwira madamu rero njyewe nta kibazo mfite niba wumva nta kibazo njyewe nta gusebya tuzajyane ku rusengero umpuze na pasiteri ansengere. aragira ngo pasiteri ansengere nanjye nkizwe noneho n'abo twasangiraga inzoga ngende mbabwirize. ni ukuri ndashimira umugore wanjye ko yihanganiye
hakuze kurara muri salo ufite uburiri kubera kwanga kunukira umugore inzoga, ariko Imana irakoze. Navuga ko umwana w'umuntu pasite ngwino nsengera. mumfashe dufunge amaso. Mana, uyu mwana wawe mukuzanye imbere, yaracumuye mu buzima bwe ariko yemeye kukugarukira. Mana, mwakirane ibiganza, mwakirane na yombi, turabizi ko ubishoboye. Uyu mugabo umukure ku nzoga koko nk'uko abishaka, kandi n'umugore we umuhe umugabo yasengeye. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Thank you. you